twese dufite umwanzi umwe, ni urupfu. Abenshi baribaza bati, ese iyo umuntu apfuye biba birangiye? Bibiliya yigisha ko tuzongera kubona abacu bapfuye. Yesu yigishije ko abapfuye bazazuka. Yavuze ibirebana n'ibyiringiro ku bacu bapfuye, anakoresha ububasha Imana yamuhaye azura abapfuye. Bibiliya idusezeranya ko tuzongera kubona abacu bapfuye, ko bazazuka bakaba ku isi. Niba wifuza kumenya byinshi ku birebana n'umuzuko, reba isomo rya 6 mu gatabo ubutumwa bwiza buturuka ku Mana. Ushobora kukavana kuri jawa.org ku buntu, cyangwa ukagasaba abahamya ba Yehova.